Ni iki? Hari inzira ngo niyinde bari. Wowe yireza imirima aho ni iki? Mwagiye mubanza mukabijugunya muri dustbin. Cyangwa mugira ngo umuntu ukuntu mukopera. Oya, ntabwo cyangwa pepe. Rero amasaha yo kugenda. Mbwira ko nabonaga we na Samu ameze ukuntu kareka nyine ngo yashaka ko mukopeza ariko nabyanze kabisa ntabwo ko nawe shana sinzi ukuntu yitereye oya ntabwo nyine ibintu byo gukopeza ntabwo ari ibintu byanjye maze bura ntura tubazo baduhaye tubazo tubiri ko hariya nzapfuka 10 ku 10 wowe tozo zapfuka shamani wagiye wemera ko ari we musiko dufite mu ishuri turabizi ariko munitiranya shamani uriyemera cyagena nabonaga amanota 5 ku 10 ntabona 8 manga nabaga nagize ngo namwe byibura nyeto mugire ko shamani tureka kwiyemera sakarezi bagera ngo twatuzanye nawe Simani ogwa nagaraza se wapi Simani burareye wari mu bikimana urashaka kuduteza perifemani none mukatara tumisazi dufata ireba perife kuna bayicishwa hanga buri kanya nisundi we ko buri kumbwira ngo nkopeze wo kutabakopesha kareka ngiye urabona nabivamo kareka abishinga se ngo urabakopeza kareka umuntu wese abazi cyamuzanye aho mwanya ntabwo nawubona ahubwo tugende mwereka ahantu uru kugira ngo namwe mugire nyine nikire hasi kuko najya nuzuza buri munsi wabonye 5 si rimwe nabonye wabonye nabonye 5 gutanga wona biri kuyangu byibura namwe oya wabonye rimwe wibeshye Samu gukopera mu bibazo bibiri gukopera se wowe ntubabuza umuntu ukopera kandi nge nuzuza wozuza he Turabizura na sakintu wikaya bane musika tugira mu ishuri ryacu ikwizi ne nayifuka ngiye umbwira ikintu tubetinga nutawiga mani rega ntukabeshye turakuzi mu ishuri ryose rirakuzi ibeke cyeka ngubwira zahita nyiguha ni nayifuka mani uriyemera kandi nta n'ikintu uba wiyiziye shamani tugabanye ubwiyemeza ireba perife kuna bayicishwa hanga buri kanya ahubwo reka ndebe wasanga cuba nese ubwo mwana urabona atari akomaye burare yabatangiye gutenguha abantu ebo diru dupanze igihe kingana gure tuvuga ati kwizi kirangira none ndebe akabaye twavuye aha hantu perife kuna harahaca kandi akigufata ubucwa yahita gukuramo amana bisaro ubucwa hagaze hatatwara byaheje ushaka nyine hano kabuka bera n'iki Simani mwebwe muracyaranga ese umuntu mani mureke muvana ibyaho ngaho tugiye genda ubu watugiye mu kigace mwebwe tugende mugabanya amagambo zamuka mani zamuka Simani muragaceza mbasa sunika cyane man sunika cyane ngere zamuka gaceza zamuka tugende man akimva saburetse akira mfasha ngakano fasha yo wagize ba tukagenda we ambaza bari wari bikomeye
Ubashandi mungwe shabo ngubu ahubwo ndi kubona wasanga nateye biyari. Ndibona ahubwo na biyari nani yo bakoze gaceza. Naje. Neza ni Matrick. Yego. Amakuru se? Meza. None se bimeze bite ko mbonye abanyeshuri ntabwo bari mu ishuri bose harimo bakeya? Bakeya. Gusa ni bande batarimo ra? Hari uduhungu dutatu. Ntabwo ntubonye mu ishuri. Harimo n'agahungu k'inzobe. N'undi ufite imisatsi imeze uko. Abahungu bari abanyeshuri barananiye. Barakunaniye? Kuko nafashe umwanzuro ko nzabakuzanira. Kuko ntako ntagize nabagiriye inama nabarabahanye ariko barananiye. Ariko itonde. Bari abahungu bandekere. Ngiye kubahana by'intangarugero ku rwego rwo hejuru. Wowe bandekere. Rwose ushyire hakawe pe. Sawa rero ngaho reba abasigaye kugira ngo urebe uko bikurikirana. Mbase mbonye ngiye kuri sinyafo twagiye. Shamani tipe byo muri iri shuri. Hano hari icyitwa ngo ni reyo. Karamu kanje kwaniriza. Ubona nta njyana. Karamu yawe. Uri joro. Ubundi se wowe ubabona gute we? Kare kanjye mbona bajagaraye. Shamani njye binantera. Noneho rero bamaze iminsi batiga. Amakuru rero batiga. Sujya ubona nyine prefect akunze kuza muri classe abaza nyine ngo bagiye manisiko bari kunywa se. Keki bijya binyuzaga? Amaye. Yego mwana ya. Uswaye asabura ababyeyi babo buriya baba barabohereje kwiga we. Ibaza amafaranga batakaza aho bajya kwishura. Buriya bari abo mu bakire wabo. Buriya ntibaba banabitaye. Abakire se bahe. Kaba babiyemera gusa mani. Wapi njye ndumva ameze neza. Ejo bundi batetse kawunga. Bahiye. Shanje sinjya nanarya kawunga ni rwose. Shanje kawunga cyo kwishura ikinjya mu nda. Ega mani buriya mwebwe mutuzajya mubona twigana mukagira ngo ni mugenzi wanyu. Kareka. Kuko reka ngoye muri rwego sibyo. Burangiye no kurasa burandabizi. Kurasa ngiye ni ibintu nakuze nk'urubundi kuko iviye ari igihe yazamaga imbunda mu rugo aje mu kibari ariko
ugasanga nayikoreraga iki ko ari igihe yazaga agatinda kubyuka mu gitondo nabyukaga nyitoreza ko barasa ko barasa tuzavuga mani bajye bagerageza batugaburire neza urarya imboga ukibaza uri kurya amazi njyewe nta nubwo andi amazi ntaribwa aranywera ibyo ni mu bireka kuko nta kubihindura guhari njyewe nta nubwo nabirya niba bo babikora ubwo niko babikora nabi amafaranga mu rugo batanga bayatangira iki sinjya n'ibiryo byo ku ishuri suzi ka gutipe ngo ni Samuel ejo bundi katerese muto igo kubisi dobo ya danje atambwira narumva naravuze ati birabintu Samuel natabireka azereka nawe ntabwo yari yirebye buze none se mani nka kiriya gihungu kuko noneho gifite ibisatsi wagira ngo kijya kinasokoza ukuntu kimeze byonyine wari kugira ngo yigaragaze ariko reka mubwire nubwo uriya mutipe nubwo arimo ahakoreba na moto si yajyaga kumukubita indobo aho yarakabije pe wenda yambwira ati ntabwo ibi biri gusaba byavamo ko tubireke yari kubitsa oya mani none se mani nyine yabonye ko bitahura ariko wasanga nyine ari we waje nabi ari ukuntu nyine umutima aza si mani umuntu aza nabi gute yari igihe aza nabi pe ukabona nyine ngo naragukunze oya nari impagaze iruhande rwabo mwise ko amani nibyo reka ngo urugero sona reba nka tuno dusore twigana mabuze narakarenze nyine tu narakarenze ariko usibye ndarifite neza ko numva ko igisirikare kigoranye wowe wakarenze uyenje kugira ngo urugero nanuka ngo urugereze azagira ngo ukamenyera muri abatwigana uzahita ubibona kumukubita gusa oya nibwo wahita ubibona mani nibwo wahita ubibona aya mani ikintu ndimo babwira ni ukuri ariko niba mubiburana kaze bitengeye kandi ahitamo agasuku